simpora nibaza ko kuva tuvutse kugeza amagingo ya mama ariwe utwitaho, ubundi kubera iki tutabona papa? Ese papa yarapfuye? Ese ni uko adashaka kutubona? Ni uko ari mama udashaka kumutwereka? Kubera ko igihe cyose mama tumubajije tugize icyo tumubaza kuri papa arahinduka agaturika akarira. Ese basi ubu ndumubajije muri iyi situwasiyo ryoza ari ku ishuri hari icyo yabasha kumbwira? Kuko njye mfite agahinda gakomeye cyane, mfite agahinda ko kuba ntazi papa ntaramubonaho na rimwe. Kuko nk'iyo mama atabonye kurutura usanga twabwiriwe tukaburara, kandi wenda wasanga papa ahantu ari afite ubushobozi. Ariko uyu munsi ndashaka kubimubaza kuko kubaho nabona papa bintera agahinda, birambabaza cyane. ubaye iki ko mbona mwana we ufite ikihe kibazo? Nta kibazo ufite? Mbese ukuri mwana wanjye ndi mama wawe. Kubikora mu masosi mwana wanjye wabaye iki? Mwana wanjye ndi mama ntihakagire ikintu umeshe, sibyo? Mwana wanjye ndabakunda. Nese wabaye iki mwana we? Ni iki gitumye uza kwigungira hano koko? Ni iki? Mbwira. Mwana wanjye ntukamishe, sibyo? Ntukamishe kandi muri fura zanjye. Kumbuye murumuna wawe. Namuragiye ku ishuri azaza, sibyo? Yagiye ku ishuri kandi ameze neza. Nimwavuganye se? Twavuganye mama nyine nabyo birimo, ariko ndibaza ubundi kubera iki nyine ari wowe utwitaho nta papa dufite? Kubera iki ari wowe utwitaho wenyine gusa? Mama kubera iki? Nicyo mbwira. Mama gira ikintu umbwira, ibyo ntabwo bihagije. Mama gira ikintu umbwira, kuko ubuzima kubamo gutya birandambiye pe. Mwana we. Ndabizi ko mumaze gukura. Kandi humura. Gusa si none ahangaha ngo umenye amabanga yanjye na papa wawe. Ndashaka kumenya papa ahantu ari. Mwana wanjye. Amateka yanjye na so ni menshi. Ariko agahinda ngira, iyo mbonye ko ari njyewe bitaho kuri buri kimwe, njye mfite agahinda karenze akandi. Nusi mama basi yarakubwiye ngo ntuzigere utugaragaza? Igihe ntikiragera. Bamwe ariko dushaka kumumenya. Hakumani bro, ko nakubwiye ngo ushakire akazi byagenze bite? Ariko se wowe impamvu ngiye mubwira akazi kose utugakora, ariko byarakunaniye. Akazi kose mubwiye karakunanira. Ariko sha rekanzi nubura ari cyumweru kimwe uzakora nako mama bicana by'ubwije. Hakumani nawe ushakira akazi kapo, use kari akazi ariko zo kurobanura gute? Kuki urobanura akazi? Yedi nguraho
urumva ko ari akazi koko shabyihoreye ma nuburara wowe numara kuburasha na matore tuzajya yirirwa yafotowe aya mayi bro no kuri nawe shakira akazi kazima ubundi ugakora akazi kweli akazi ariko se kubona we ngora kariya ubundi wowe no ariko se ubona aricyo kaba kanwaye hakureba ngo ujya gukora mu mahanga ngo ikindi wabuze n'akazi kazima koko ajihorere nje nangajya kugikora ariko karya ugacya nk'icyo gifu cyawe wagira ngo no kwishari bari umuntu wize amashuri angahe ko kumushakira akazi ariko yayogora iki nubura ari cyumweru ko ngiye mbizi uzagitera ubura nawe kijyana sinkubwije ukuri Kenny Karame mami urakitabisha amaguru kugena kuvugena kwa bagare ntabwo wumva ihutano uzana mubwire niko wakitabisha amaguru we urareba ukabona ko iyi nzu nta cyayi wateguye urikuyumva neza kandi ikindi kintu kindi ujye umenya ko n'inzu uraramo ni yanjye utegereza ko n'umuriro n'uwanjye n'amazi ukaraba n'ayanjye urikunyumva nta n'isoni ngo urahenye ibiki urugiye nizi saha nta soni mami habaye iki ko nta kintu nzi bimeze bite basi urakura kamamaguri ku busa nta cyayi gihari yego icyayi kireza isaha wagahenaguri ku busa biteguye hariya nuko nari narabihageza mu nyihanganire ndaje bande babitegura atari wowe nari nabiteguye nuko narahagera nuko nyine ndajijwe ariko mumbabarire basi kajijwe buri ku busa nta n'isoni maze kukurambirwa rwose ariko mumbabarire ntabwo bizongera pe ntabwo bizongera kandi ndabizi nkubarire ibiki nta sabune nta n'isoni usuga uvuga iki n'isabune ukarabye wenge ko ari yanjye isabune yacu twese kandi hano muri rugo kani bita ni sawa shiri waramutse ko numva mutongana se byagenze oya shiri nta kibazo ntabwo ari ugutongana ko ndetse hirya numva Lendi kumubwira ngo shiri Lendi ngo ngo kureba isabune waramutse neza amutse neza ese shiri ko wazindutse watwaye n'amakamera ruye sigaye nkunda ibinyabuzima cyane nafotoye uturabyo nafotoye inyoni kubera mu gitondo buriya ari ukuntu umuntu aba yararanye stress ariko iyo ubyutse ukajya muri natire ugatembera ugafata amafoto mwereka agafoto nafotoye rero yego warugize ngo turi gutongana ariko sinzi kani nawe genda sha genda ya kureba iyo sabune wakabonye kano yivambiwe agafoto keza afite umugabo reba kakanyoni kari ururabyo rwa roza yego tutangiye se ngo tujyane noneho nzagukora surprise ku babyita isabukuru y'ubukwe bwacu yego bashaka kuzabikora nzagenda nkuzanira ururabyo rukiri fresh rumeze neza shiri maze warahiteze nazindutse mu gitondo cya kare uko nagukumbuye nashakaga mu gitondo cyane nubizi sinagukumbuye shiri uko nagukumbuye maze reka nanjye ngambariho shiri ngo najya ufotora sibyo uzi ko ukizi gufata positeri nk'iza kera mbese nabyibagirwa ikirimo ibyo wankunda sheri gese ko nifotoza nk'abasirikare none ukabyana ndifotoza buriya urufoto rukuru rw'ifotora rwose nta kibazo gutya kabaye imeze ite simeze nk'akagabo gashyira komedi mana we mfite umugabo mwiza mana warakoze ntacyo nagushinja akoze imana n'ubundi biriya wambwiraga nari nsanzwe mbizi kabisa si byo se
ahubwo hari akantu ushaka kubwira ntuherutse kungurira ntabwo usubiye kunsoka ntabwo ari ibyana shawe umusa noneho wala ukoze hasi unyibutsa ibuye bimeze bite se none bro nakubeshya njye nawe n'abasista twiganye yewe we ashari cyane kabyo cyawe wa man no reba na kwafu sigaye ndi uziyo kwafu kujya wanyishireho man abo basista nibo uwumwe awe bro ariko wagiye unyizera wallahi amuswe yanjye mubwije ukuri yuko ibyo bintu nabyiyumvisemo ndabifiringa ahantu hose uturutse ku kirenge kugeza ku mutwe ibyo byana mwahuriye yeza aho man ariko nagize agashoke gatoya ariko icyo cyana wallahi man umusa ngenda bigutuye icyo cyana ukuntu kimeze man uzi umwana uzi gweda sigaye ariho wallahi agira gutya none yewe mbasha abana ariko se use abo bana barota babandi bo muri kakabiri tujyamo hagiye ureka ukabi bambwira ibyo byana ngaho mbwira bimeze bite se none bro nakubeshya njye nawe n'abasista twiganye yewe we ashari cyane kabyo cyawe wa man no reba na kwafu sigaye ndi uziyo kwafu kujya wanyishireho man abo basista nibo uwumwe awe bro ariko wagiye unyizera wallahi amuswe yanjye mubwije ukuri yuko ibyo bintu nabyiyumvisemo ndabifiringa ahantu hose uturutse ku kirenge kugeza ku mutwe ibyo byana mwahuriye yeza aho man ariko nagize agashoke gatoya ariko icyo cyana wallahi man umusa ngenda bigutuye icyo cyana ukuntu kimeze man uzi umwana uzi gweda sigaye ariho wallahi agira gutya none yewe mbasha abana ariko se use abo bana barota babandi bo muri kakabiri tujyamo hagiye ureka ukabi bambwira ibyo byana ngaho mbwira barabaruta bro njye noneho nkugiriye intego turashyiraho n'amafaranga tuya betting nzi ko uri busange bagira gute sha naribi shaka ibiceri nyine duhe nta nubwo heruka no kungurira icupa to shaka ibiceri tugiye ikintu mbaziho ni iki kimwe cyonyine batinya umuntu witwa mama wabo ako bana wewe reka mubwire nubwo baba batinya nyina ntabwo wabura aho bakura abantu ukwita randevu akwita randevu mugahurira nk'ahantu nyine mwibuye gusenga cyangwa ugiye gutyo ntabwo wabura aho ubibona ibyara to utumye mitaseka wallahi nawe se none usigaye utekereza n'amasengesho yewe we bya byana none ukimbwira amasengesho turabishoboye na nyina yemera umuntu usenga kubi urumva abakura utabakwiye nk'aho mfite amafaranga ku meza yo guhaha oya mama ariko nzakubwira ibya papa wanjye uko byagenze ntabwo bihagije kuko urabona nanuze bagiye kumwirukana mukuru wanjye bagiye kumwirukana ku ishuri ndabizi none ariko humura ngiye kureba ko ushakisha udufaranga duke mbere umwohereje ariko ibyo ntabwo ari byo dukeneye kubona papa kireze mwana wanjye muri abana banjye kandi ndabakunda nta kintu nabimye kandi nicyo nzabimba sibyo ngaho nyumvira ugende kandi ndabakunda sibyo ariko si ubu koko mana yanjye nka buriya kirezi koko kuki buri gihe ahora ahangayikishijwe na se aho si ubu koko mana yanjye ubaka agahinda nera abana banjye si aho ngaho nibakura bazabasha kunega amatwi bumve uko byagenze se ko ndi kuvuga uku nguku
na Gihozo ataramagurukira nawe ngo afatanye na murumuna we bambwire. Aha sinzi aho nakura uriya mugabo. Ikindi kandi nubwo ntacyo twapfuye ariko sinzi ko niyo twahura yanyibuka pe. Sigaye isa nabi biteye ubwoba. Ariko ahari niba rwari urukundo rwa nyarwo nk'uko yabimbwiraga ko ibihe bizisubiramo tukongera tugahura. Mama Karame, hari umuntu uguhamagaye? Ninde? nta zina ririho mama. Pfa kuma wasanga ndagiye no kumakaraka. Halo? Muraho neza? Yego niwe sha. Yo, muraho neza, nageze amahoro. Namwe muraho n'abana. Yo, turaho turashima Imana wa mubyeyi we. Oya nta kibazo tumeze neza pe, turashima Imana. Sibyo ko nyine umuntu atabura utuntu n'utundi wa mubyeyi we. Noneho nabuze nawe nkurikira akape k'igihumbi, ufite akana kagiye ku ishuri, ubu bagiye no kukirukana. Yewe waba umbyaye, waba umbyaye Mana yanjye. Nimero niyi pe. Mana yanjye, Imana yo mu ijuru rw'umugisha ayuma yose ndashimira Imana nuko. Mbona wishimye cyane se bagiye kuguha amafaranga. Uyu mubyeyi rero umwana wanjye icara. Dore ejo bundi manutse harahera. Nawe n'umubyeyi n'ubu niwe umamagara. Ajya kumuduhumba 10. Nusi uwo mubyeyi nuwa hehe mama? Twahuriye mu nzira nigendera nawe agiye kuguha ibihumbi 10 ku cyo gusa. Kubinyoherereza pe muzi pe no kuri pedo. Ariko ubwo hari ikintu uzajya kumukorera. Wasanga wenda nyuma za makaraka. Ubundi se ko nasanze wigonza hano wari mu kimwe. None nyuma no gutekereza hano nayo. None se nabona hari kwa Kayibanda baranyambuye. Ndimo ntekereza ubwo wenda umugoroba ugeze ngeyo ndewe kwa mana 2 mwoherereze. Maba ari abantu rero ngiye ndumva bareka kujya uhora nyine ujya kubishyuza ko bageze aho nyine nabo baragusuzugura ku buryo ariko mama urambeshye ntago wari wicaye hano uri gutekereza kwa Kayibanda mwana wanjye sinakubeshya cyangwa n'ibiriya bintu nakubajije kare. Oya nabiriya wenda nabitekerezaho ariko se bana banjye ubu ngubu mwaburara nkanezerwe ntabwo mbashaka runapfunde mitwe ngo ndebe ko nazana n'igihumbi. Erega mama natwe tuba tubibona ko nta kuba utagiye nawe noneho usigaye warigize umusirimu. Yewe ndukesha wowe mwana wanjye ndukesha mwebwe ahubwo ngwino tuve muri ibi nka by'abandi mbona abagore muri filime bavuga bereza ukagira ngo mbona wagize amanota menshi wakoresheje irihe banga? Nta banga mwana njye nifitiye ubwenge bwanjye. Ahubwo wowe ko mbona watsinze amanota mfite. Muse kuko noneho papa aranyica. Ubu papa ya manota nayabona ndamubwira ngo iki? Ahubwo ufite ibibazo umva papa arakwica amanota. Oya manota niba ndi buyamwereke simbizi. Buse noneho ndamuhera hireba amanota mfite. Ibase no kuri kw'Imana. Shawe gusa nyine tuwige kabisa. Njye nta kibazo mfite. Amanota yanjye se kari mama rwose uyu munsi ubwo ari bungurira agashokoro raho. Gusa nyine mane wige tu kuko papa ntabwo mu kiranuka kandi na mama urabizi. Erega nta kumba ntagize none se ukuntu nido ndara amajoro nawe urabizi. Ahubwo wowe waryamye. Reba mane njye nigira nkora mwicaye wowe nta kintu uba witayeho uba wagurutse wagiye. Njye mfite ubwenge bwa karema. Ahubwo wowe uri mu biki ko mbona uri bwo wiga umunsi wose. None se nanjye sinzi ukuntu bigenda pe. Ubona hari uko ntagira koko. Umva rero mugira inama. Sinzi uburyo ubeshye papa ariko icyo nzi cyura. None se ayo manota nyamwereke. Muze murebe. Muze. Linda. Turebe ndeke ni. Wino nkwereke ureke imikino ahangaha. Reba umwana hano. Nta matsiko. Wiyagira jewe. Ndagira ngo nkwereke ibyanyabyo. None se
wabibonye uyu mukobwa se wamubonye yambwira arabaruta mwebwe umva se reba ubwiza mba nyine nkubwire ubu uri kubona uyu mukobwa yakwemera none se ahubwo mbabarira jewe jye nawe wowe ngwe nimero se nibura umubaze ubu se urazifiteho ngiye kukubwira ibyanjye nawe navuga byinshi ahubwo se mwahuriye oya banza witegereze ubundi ibibazo mubishyire ku murongo mbisubirize icyarimwe sibyo mubisubirize icyarimwe katurore nk'akaborosha mana yanjye uyu mukobwa agenda wamubonye se umva ntabwo yakwemera zana ariko ngenda bizi muri se ujya wemera umva keni karame urabona ukuntu barangaye